impyiko kunywa amazi ni byiza, impyiko kurya imboga ni byiza. Mu mbuto warya ukaburiye neza ufashije impyiko harimo yitwa watermelon mu cyongereza, akaba ari naho bita pastèque mu gifaransa, iyo bayita ngo ni amidire. Impyiko pome na onyo n'indimu iyo bihuye bifasha impyiko, igifu n'umwijima, yarangiza ubukabwire neza umubiri wawe. Rero hari abigeze bashaka kuvuga ngo mbese umuntu afite infection urinaire iyo bita trichomonase, abandi yakuze, ufata inzuzi z'ibihaza ibiyiko 3 zitonoye zumye zikuze, ukazirya ibiyiko 2, ugafata karoti 2 na tungurusumu 3 ukabirya. Ushatse wabikoramo smoothie, uramutse ufite akamashini ka blend, yarangiza ushatse wabirira rimwe mu gitondo, ushatse warya inzuzi mu gitondo. Noneho hari igihe kibaho imibiri yacu ikaba yuzuye imyanda, ukeneye icyo bita detox. Icyo bita toxine ni ibintu by'imyanda biri mu muntu, ni umubiri wananiwe, ni amazi yongeye mabi, ni ibyo kurya bishaje, ni ibyagaze. Yarangiza byibika muri twe, ni ukurya ntukore, yarangiza imyanda ikaguheramo, ni ukurya ntiwitume, imyanda ikaguheramo. Yarangiza ibyo byose usabwa gukurikiza ibintu bikurikira. Bavuze ngo uba ukeneye concombre, tomate, beterave, karoti, seleri n'amavuta yerayo. Ibi ntabwo wabisera hamwe. Uramutse ubifite wakora concombre ukanywa umutobe wayo none, ejo ugakora inanasi ukanywa umutobe wayo, ejo bundi ukanywa beterave umutobe wayo. Icyakora yo wajya kuyikora ukayitogosaho gato, ukabona ukayisya ukanywa umutobe wayo. Noneho ugafata karoti nayo ukanywa umutobe wayo, ugafata seleri ukazanywa umutobe wayo, ushyiramo amazi menshi mu kuyikora. Yarangiza ariko igihe cyose ugiye kunywa muri ya bintu byose nk'umuntu ukoza umubiri uzashyiramo erayo. Noneho kubw'ibyo byaba ari bifasha kubera iki? Aravuze ngo apere aussi kire depuratif berera kire de par excellence. Ibi bintu biramutse bifashwe neza byakwita ngo ni depire rendre pire, ni ugutuma amaraso yari mabi aba meza. Kakwa kuno umuntu amesa imyenda agashyira mu mazi menshi, yarangiza agashyira mu isabuni ihagije, yarangiza akamesa bihagije akavuguta, ni kwiba ibyo kurya bivuguta amaraso yawe, imyanda ikatakara hanze. Noneho kubw'ibyo désintoxiquer consiste à éliminer les toxines. Kubyo bita kurogora bihwanye no gukuramo bwa burozi. Le vieillissement précoce, kandi iriya myanda itera gusaza bwangu. Et la majorité des maladies chroniques propres à notre époque, cyane imyanda yatuma twuzura uburozi, kabiri yatuma dusaza vuba, gatatu yatuma turwara indwara zikuranye na kino gihe, y compris les cancers sont en relation avec l'accumulation des toxines dans l'organisme. Imyanda niyo mpamvu mu kugerageza kubiha agaciro tuba tugomba kumenya neza ngo uburyo bwaturinda gusaza ubusabusa, uburyo bwakoza ntitwuzure imyanda, uburyo bwatuma tutagwara indwara za kino gihe z'ubumuga, ibyo bitare maladie chronique. Yarangiza icyatuma tutagwara amakanseri, ibyo byose bizikomoka kuri ya kwakuzura kw'imyanda muri wowe. Bizagusaba iriya concombre, urunyanya, beterave, karoti na seleri. Nubwo wabura umwinani ukabikorera rimwe, ntubikore byinshi cyane ukamukiraho kiriya mvange yose, ariko wagira ngo umuntu ajya bikora kimwe kwacyo amutse bacyo. Ainsi donc le traitement doit commencer par une cure de désintoxication ignariée de mieux pour favoriser l'élimination des toxines que les boissons saines. Nta kindi cyoza umubiri w'umuntu kuko kunywa ibyo binyobwa byiza. Ubwo nibwo buryo noneho uzatangira imiti wabanje gukora ibi. Niba ushaka kuvura za kanseri, niba ushaka kuvura imyijima, ariko iyi mitobe uzabanza uyikoresha. Urabona ko ubwo byafata iminsi 4 kubera iki? Ndetse n'itanu. Wafata concombre none, ejo ugafata urunyanya, ejo bundi ugafata beterave, ejo bundi ugafata karoti, bwawe ugafata seleri. Yarangiza izi mboga maze ukabona ugatangira imiti neza, ariko wamaze koza umubiri wawe n'amaraso yawe. Waba wigiriye neza rero. Il existe diverses modalités de variété. Haba n'ubundi buryo bwinshi bwo gushaka ibindi byinshi cyane byo koza, kuko hari uburyo bwinshi bwo gukora icyo twakora ngo nibura tuvura imibiri yacu. Les êtres vivants se trouvent actuellement menacés par de nombreuses substances nocives pour leur santé. Abantu benshi cyane buno baguwe nabi bitewe n'ibanduza byinshi cyane. Origine de toxine ni hehe biva rero? Aravuze ngo kugira ngo ubone ngo auto intoxication intestinale, bamwe baribwa mu mara, kabiri faible production d'urine, n'ukutihagarika bihagije, infection ou inflammation, kugwara za infection cyangwa se kugwara indwara z'imiriro, kane
alimentation déficiente ni ukurya indyo ikennye. Impamvu zatuma iyi myanda idasohoka neza: bwa mbere ni amara arimo imyanda, kabiri ni ukutihagarika bihagije, gatatu ni ukurwara indwara z'umuriro, kane ni ukurya indyo ikennye. Noneho ndavuga kuri bike rero cyane. Car le fonctionnement direct n'est pas optimal. Iyo impyiko zawe zidakora bihagije, avant même qu'on les détecte cliniquement, ushatse zikazana ni umurimo wazo utari wajya no kwa muganga. Une augmentation de toxines se produit dans le sang. Iyo umuntu atihagarika cyane, imyanda iba myinshi mu maraso. Les substances de déchets que les reins doivent éliminer par l'urine sont des poisons. Imyanda yari gusohorwa n'impyiko idasohotse, ibisigaye mu mubiri wawe ari uburozi. Très violent, ni uburozi bubi cyane. Impyiko itihagarika bihagije, ibyo yari kwihagarika yari imyanda, none ntivuyemo, ubwo ubitse uburozi mu maraso yawe. Les substances de déchets que les reins doivent éliminer par l'urine sont des poisons. Il suffit de savoir que 3 jours sans produire d'urine sont suffisants pour que survienne la mort par auto-intoxication. Urangije iminsi 3 itihagarika, yarangiza birahagije kuba ushobora no gupfa wishwe n'imyanda iri mu maraso. Noneho infection ou inflammation dans une partie du corps. Les germes qui causent les infections, tout comme les cellules affectées par l'inflammation, produisent une grande variété de toxines qui passent par le sang, affectent ainsi tout le corps. Ubundi imbuto z'indwara iyo zibitse mu mubiri zikibika mu ngirangingo zigira icyo zitwara zigatera indwara y'umuriro, maze yarangiza hakaba uburozi bw'uburyo bwinshi cyane bwanduza amaraso bikazafata umubiri wawe wose. Icyo ni ikindi. Alimentation déficiente, iyo urya indyo ikennye, abondante en produits industriels et additifs, cyane cyane iyo urya ibyo kurya byavuye mu nganda n'ibirungo, et pauvre en antioxydants, maze ibyo kurya urya bikaba bikennye muri vitamine A, C na E. Noneho ubwo buriye nabi birahagije gutuma wuzura imyanda. Les fruits, les légumes et les graines comme celles employées dans les cures de détox, cyane cyane iyo ufashe nk'imboga zandi zavuzwe hirya, ndetse n'imbuto ubwazo zavuzwe hirya, ndetse n'ibinyampeke ubwabyo, sont la principale source d'antioxydants pour notre organisme. Kurya imbuto, kurya imboga, kurya impeke zuzuye birahagije mu kurogwa. Ni ibiribwa bishinzwe kurogora umubiri w'umuntu kandi bikabamo n'irindamugesera ryo mu ngingo. Entre autres fonctions, hamwe n'ibindi byose bivugwa, impyiko kunywa amazi ni byiza, impyiko kurya imboga ni byiza. Mu mbuto warya ukaburiye neza ufashije impyiko harimo yitwa watermelon mu cyongereza, akaba ari nayo bita pastèque mu gifaransa, iyo bayita ngo ni amidire. Impyiko, pome na onyo n'indimi iyo bihuye bifasha impyiko, igifu n'umwijima, yarangiza ubukabwire neza umubiri wawe. Rero hari abigeze bashaka kuvuga ngo mbese umuntu afite infection urinaire iyo bita trichomonase, abandi yakuze. Ufata inzuzi z'ibihaza ibiyiko 3 zitonoye zumye zikuze, ukazirya ibiyiko 2, ugafata karoti 2 na tungurusumu 3 ukabirya. Ushatse wabikoramo smoothie, uramutse ufite akamashini ka blend, yarangiza ushatse wabirira rimwe mu gitondo, ushatse warya inzuzi mu gitondo, yarangiza karoti ku manywa ndetse na tungurusumu nimugoroba igihe udatwite, yarangiza ukabikora iminsi 7 ukaba wivuye iyo bita infection urinaire. Rero nk'abavandimwe n'icyerekezo cyiza cyacu cyo twerekejeho ni ukugira umuryango mwiza kandi muzima, kandi dusabwa kumenya neza ibisabwa muri kino gihe cyacu. Muri kino gitabo cyitwa Pour le meilleur pour la vie, bakoresheje mu ijambo page ya 115 baravuga ngo si jamais tu n'as pris foi en moi, je suis fini. Ni bari gusobanura ngo niba utanyiri, ni umugabo waganiraga n'umugore we, n'umugore waganiraga n'umugore bati niba muri icyizere ubwo akanje kararangiye. Uyu mugabo n'umugore babureranye icyizere, bimenye neza ko bagira ubukungu, bagira amafaranga, bagira akazi, ariko baburanye icyizere, ishema ryabo n'icyubahiro cyabo kibakirangiye. Hepa impamvu baravuga ngo witwa François d'Assise Priadier dize, uyu we witwa François d'Assise yaranditse aravuga ati, ari gusenga Imana avuga ati mon Dieu, faites que je cherche plutôt à comprendre, que je cherche plutôt à comprendre qu'à être compris.
Mana yanjye ndagusabye yumva kumva abandi aho guhora nkeneye kumvwa. Uko iyo ushaka kubaka urugo ntabwo ukenera kugira ngo uhore ari wowe wumva gusa, ahubwo ugomba no kumva abandi. Hari igihe werekeza aho werekeje habyara impanuka, wabwira mugenzi wawe akabihakana ati si byo. Kubw'ibyo cet objectif dans le mariage a été pris rapidement grâce à l'influence apaisante du Saint-Esprit. Iyo ari ukuteye mu kubaka urugo ushaka ngo ujye wumva abandi aho kumva gusa, umwuka wera aragufasha peut complètement résoudre les mésententes d'un couple. Kandi iyo umuntu wese ari uko ateye adakeneye ngo wowe bamwumve ye kumvwa, yarangiza mbese ahora ashaka ngo ibyo ari byo byumvikana gusa ariko adashaka kumva iby'abandi. Iyo wamaze kuvuga ngo reka nkenere ko mbumva nabo banyumve, ibibazo byinshi by'abashakanye birarangira. C'est seulement que d'autres le comprennent, niho abandi nabo bazakumva. Iyo wumva abandi nabo bageraho bakakumva, deviendra égoïsme exigeant et amer. Nuramuka ukeneye ko bakumva wenyine ariko wowe ntubumve, uzasigara wikunda kandi uzaba umunyagahato kandi uzasharira. Niyo mpamvu mu ngingo zigiye zikenerwa kandi ngufi, icyari gikenewe cyari icyo twavuga ngo tugira ingo nziza ariko tugire n'imibiri mizima, kandi tugire n'abana beza, tugire n'umubano mwiza n'abandi. Imana itwemere mu izina rya Yesu. Amen.